ese nawe wigeze ugira inzozi zo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukajya kuhakorera ukaturukorera ibikorwa byawe ndetse ukumva yuko kuba muri Amerika ari ibintu bigoye cyane? Ariko muri iyi video nje kuvuga yuko izo nzozi warose uyu munsi ushobora kubimamo binyuze mu kizwi nka Green Card Lottery 2027. Iyi Green Card ni amahirwe ahabwa abanyafrika ndetse n'abantu batuye mu mpande z'isi bagiye batandukanye, mubwo buri kwezi kwa 10, kwa 11, kwa 12, kwa mbere babasha gutanga amahirwe kuri buri muturage wese wumva yashaka kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa muri USA. Hanyuma binyuzwe mu kizwi nka Green Card Lottery nuko bashyiraho amahirwe ku muntu, ayo mahirwe agwiriye ahagabwa Green Card yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi minsi rero ugomba kugira ibintu ugomba kwitegurana kugira ngo Green Card application itangire, hanyuma ibikoresho byose ibisabwa ube ubifite kugira ngo nawe ugerageze amahirwe yo kujya kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba rero ufite diplome ya segonderi, ukaba ufite imyaka 21 y'amavuko, ukaba ufite ubwene gihugu ndetse ukaba udakurikiranwa n'inkiko cyangwa igihugu cyawe kitagukurikiranwaho ibyaha bikomeye, icyo gihe nawe uri umwe mu banyamahirwe babasha kubona iyi Green Card. Hanyuma mu buryo burambuye iyi video kugira ngo tuze dusobanure ibintu byahindutse muri umwaka wa 2026 ku bantu bazaplayinga Green Card uyu mwaka. Ubwo mu myaka yagiye itambutse hari ibintu bagendaga basaba, ibindi ugasanga ntabwo ufite ubumenyi buhagije, ariko muri uku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku rubuga rwabo ruzwi nka dvprogram.state.gov bashyizeho amakuru yose asabwa ku muntu uzaplayinga Green Card Lottery 2027. Rero hari ibyahindutse, hari ingamba nshya zafashwe ndetse hari n'ibihano byasetinzwe ku muntu uzakora amakosa muri application ya Green Card. Hanyuma rero ngiye mujye kwana muri iki cyegeranyo cyangwa muri iyi video ni Callixte Mutabazi Arindoci. Iyi ni Beyond What You Know TV, aho tubagezaho amakuru yabasha kukugira umumaro. Rero nawe niba ukunda kubumenyi ukaba ukunda ibiganiro nk'ibi by'ubwenge, reba hasi handitse subscribe ukandeho urayikinge kandi video uyisharinge abantu bashaka gutera ikirenge mu cyawe cyangwa abantu bafite inzozi zo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwaka rero Green Card ifungurwa ku itariki ya mbere cyangwa y'ukwa kabiri mu kwezi kwa 10. Hanyuma ku bantu biteguranye ibintu byangombwa gikobwa muri video bakabasha kubona amahirwe yo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuzwe mu byo bita n'uburyo bwemewe, kuko leta y'igihugu cyawe na Leta ya Amerika babikorana ku rwego rwa hafi. Rero umuntu ubonye iyi Green Card Lottery aba afite amahirwe 100% nk'ayo umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite. Rero nawe aya mahirwe nagucike niba ufite imyaka 21 ukaba ufite diplome, ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero muri uyu mwaka hari ibintu byagiye bihinduka muri Green Card Lottery application. Hanyuma ibintu tugiye kuvuga ni ibintu ugomba kwitegurana n'ibintu ugomba kumenya mbere y'uko utekereza ikintu bita Green Card. Ikintu cya mbere rero nuko ugomba byibuze ko ufite imyaka 21 y'amavuko. Nifite imyaka 21 y'amavuko, icyo gihe application cyangwa kwa applyinga i Green Card biba byoroshye cyane. Ikindi nuko byibuze waba ufite diplome izwi nka A2 cyangwa diplome ya secondaire cyangwa high school, ukaba uyifite. Iyo diplome niyo ibasha kugufasha kuba wabasha gutsindira iyi Green Card Lottery 2027. Hanyuma ikindi nuko ugomba byibuze kuba ufite aho barizwa, ufite umuryango. Ibindi bisabwa nuko ugomba byibuze kuba ushobora kuba wavuga ururimi rw'icyongereza, kuko muri iyo umaze gutsindira Green Card yamaze kuyikoherereza ujya gukora interview kuri embassy cyangwa kuri ambassade ya USA ugakora interview, kandi iyo interview uyikora mu cyongereza. Niyo mpamvu rero ugomba byibuze kuba ufite icyongereza cyo kuba waganira n'umuntu ndetse ukaba wakora iyo interview nuze gutsindwa. Ikindi cyagendaga kigura abantu mu myaka yagiye ishira ni kizwi nka
$1 entry fees. Iri ni idolari ryishyurwa rya application igihe bamaze kukwemera yuko utsinze cyangwa amahirwe akugwiriye ya green card lottery, wishyura idolari rimwe rya application. Hanyuma iryo dolari basetinze uburyo ki bizagenda ryishyurwa mu buryo bugoye, kuko mu myaka ishize zagendaga habaho uburiganya bw'abantu bakakubwira ngo twebwe dukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa dukorana n'ibigo bifasha abantu mu kubona green card, bakakurya amafaranga yawe, hanyuma muri kurya amafaranga yawe bakagusigana n'ikintu bagufashije. Ariko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri website yabo izwi nka dvprogram.state.gov bamaze kuvuga yuko umuntu uzakora application ari we ubwe wenyine. Menya yuko rero nta muntu uzagufasha muri application cyangwa ko yagufasha gutsinda green card usibye wowe ku giti cyawe. Rero nawe kugira ngo amahirwe ataza kugucika, nuko ugomba kumenya ibingibi bigiye gukenerwa muri green card step by step. Hanyuma izi nimero ziri kuri screen, ufite ikibazo igitekerezo watwandikira nta kibazo kuri WhatsApp tuba turiho, kandi muri comment ibanza tutashyamo pin, turapininga link ya video twagiye dukora ya green card lottery kugira ngo ugende uyamenye step by step. Aho ugira ikibazo ukatubaza kuri nimero ubona kuri screen. Ikindi muri green card uyu mwaka ibintu bahinduye nuko umuntu agomba gukora application inshuro imwe gusa. Hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gusetinga yuko hari abantu bashyiramo abakora application inshuro irenze imwe kugira ngo byibuze amahirwe bimwe application imwe niyanga iyindi bize gukunda. Oya, none ukuntu bimeze nuko application ikorwa rimwe n'umuntu umwe. Niba ukoze application ukongera gukora application, icyo gihe bafata nka fraud cyangwa uburiganya. Igihe application zawe zose batabazinyuzamo umurongo. Ikintu ugomba gukora rero nuko ugomba kwitegurana ibyangombwa bisabwa kugira ngo applying green card, hanyuma icyo gihe kikagera ukapplyinga green card inshuro imwe. Ko tuzakomeza kubana tuzabeka uburyo ki washobora kukwifashisha ukaba wabasha gutsindira iyi green card ubikoze neza cyane. Hanyuma ikindi gisabwa nuko ugomba byibuze kuba niba udafite passport cyangwa icyangombwa kikwemera kuva ahantu hamwe ukajya ahandi, ubwo ni passport. Nuko ugomba kwishaka muri iyi minsi mu Rwanda, i Burundi ho byaroroshye kuko passport uyibona mu minsi 5 yonyine umaze kubona passport. Iyi passport igomba kuba ifite byibuze iri valid cyangwa yemerewe kuba yakoreshwa mu gihe cy'amezi 6, umwaka, imyaka 2 byo byaba ari byiza cyane. Rero niba udafite passport ukaba ushaka green card, yigire none kuko passport naga ari ibintu bihenze, ni ibintu byoroshye cyane. Uragenda ugatanga amakuru yawe, ayo umaze kuyatanga baguha passport, nta kibazo, wishyura amafaranga make cyane. Hanyuma ku bantu bafite passport byibuze iri valide umwaka umwe, imyaka 2, mwebweho nta kibazo, kuko gukora application ya green card ikintu ugomba kuba ufite mbere na mbere nuko ugomba kuba ufite passport. Iyi passport rero iyo uyifite bikura mu gukora icyo bita green card lottery application. Iyo umaze kuyikora rero ni ibintu biba byoroshye cyane kuba tuzagenda tubana mu video yagiye atambuka, benshi bagiye babibonamo. Ariko ikindi ugomba kwicana, tegura diplome yawe. Niba ufite imyaka 21 ukaba warangije secondaire cyangwa wararangije kaminuza, nuko izo diplome cyangwa izo mpamyabumenyi ugomba kuba uzifite. Ikindi kibasha gutuma abantu bagira amahirwe yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakayabura binyuze mu cyo bita green card lottery, nuko benshi bavuga yuko bagaragaza byibuze experience y'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe bamaze mu kazi. Icyo gihe bavuga yuko byibuze uwo muturage n'afite experience y'akazi hari ikintu ashobora kumarira iki Amerika ndetse n'igihugu cye kavukire. Hanyuma rero niba ufite diplome ukaba ufite experience ahantu runaka, nuko nabyo ugomba kubyuzuza muri format bazagwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ndetse cyangwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10, ukabasha gushyiramo application zose zisabwa step by step. Rero tubonye ikintu ugomba kwirinda, nuko ugomba kwirinda kwakora application inshuro 2. Ikindi ugomba kwirinda mbere yuko application link ifungurwa, nuko ugomba kuba ufite byibuze passport, ukegeranya diplome, ukegeranya n'icyangombwa cyuko uri umuturarwanda cyangwa yuko uri umwene gihugu runaka. Muri Afrika ntabwo ari ibihugu byose bizemererwa gukora application uyu mwaka.
ariko byose bizemererwa gukora application usibye igihugu cya Nigeria. Igihugu cya Nigeria nicyo kitatumiwe muri iyi application ya green card cyangwa application ya green card uyu mwaka w'umwaka w'2026. hanyuma ukuntu niba uri umunyarwanda, ukaba uri umurundi, umukongomani, umutanzania, Uganda, aho ariho hose muri Afrika, aya ni amahirwe udakwiye gucikwa yo kujya gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko ikiza iyo ubonye iyi green card ubona amahirwe yo kwivuza, akazi, buri kimwe, ndetse ukagira uburenganzira bw'umwene gihugu wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nugira ikibazo reka duhure mu zindi video zitaha kugira ngo tubasobanurire aya makuru yose ya green card, nawe utangiye witegurane ibyangombwa bya green card step by step. Reka rero duhure mu zindi video zitaha. Ku bantu bafite ibibazo cyangwa video twakoraho, duhure muri comment, mwandike mutubwire ati mudukorera ibi ngibi cyangwa ibi ntabwo tubisobanukiwe, kugira ngo tuze tubivugeho tubisesengure nawe ubimenye. Nge ni Callixte Mutabazi Abindoci, mukomeze kubana muri ibiganiro bya green card ndetse n'ibindi biganiro bishobora gufungura intekerezo zawe. Reka duhure mu zindi video zitaha, ndabakunda cyane.